umwami wacu Yesu. Isi yose
hari igitero dusubiramo. Hari indirimbo mu cyumweru gishize yari mfite ivuga ngo ni wowe nshuti magara unutira inshuti zose, ni wewe mahoro y'umutima wanjye. Naho gusa nahisaga kuvuga ngo ni wewe nshuti magara unutira inshuti zose. Naho ngaho tureka bazamura Imana ibiganza, duhimbaze umwami Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Turavuga ngo mu gihe tubuze inshuti ngo tugumana no kwizera, avuga ngo Yesu niwe nshuti nziza izagumana natwe itazitureka. Amen. Abantu boza bakaguhumuriza ibibazo byabaye, ariko Yesu iyo batashe ni wewe muza mugumana. Ari muri ibyo abishora avuga ngo niwe humure ry'imitima y'abamwizeye. Tugiye kuvuga ngo mu gihe tubuze inshuti tugumane kwizera. Yesu niwe nshuti nziza kandi izohorana natwe muri ayo matatizo y'isi. Hanyuma tugume tunezererwe Imana. Mu gihe tubuze inshuti tugumane kwizera. Yesu niwe izahorana tuyimane gutyo. Mu gihe tugumane Yesu niwe izahorana isi yose izuru azabona